Yesu nashimwe. Tunejejwe n'Imana cyane mu mitima kuko iri mu ruhande rwacu, kandi nawe Imana iguha umugisha. Birashoboka ko waba uri mu bihe bikugoye cyangwa se waba uri mu bihe by'umunezero. Ndagira ngo nkubwire ko ibihe byose urimo, intambara uri gucamo, ubuzima uri gucamo, wizere Yesu ni we wenyine ufite uko azabigenza. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kwizera bituma dufata ibyemezo bikwiye. Reka dusome mu Baheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 duhereye ku murongo wa 24. Haravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Yesu nashimwe. Nje kubabwira ko kwizera kujya gutuma dufata ibyemezo bikwiye. Ibyemezo bya kigabo bifatwa n'abantu bizera. Ibyemezo bisaba gushira ubwoba, gushira ubute, bisaba kuba ufite umutima wizeye. Haleluya. Mose twarasomye ukuntu yavutse mu gihe abana b'abahungu bari gupfa, ariko Imana iramurokora. Ni ukuvuga ngo akimenya ubwenge yahise ajya kuba kwa Farawo. Bivuga ngo bya za garidiyene, pirimeri, segonderi, niba na kaminuza zibaho zari ziriho, mbese amashuri yose ashoboka Mose yayize ari kwa Farawo, ndetse yari umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Ngo yari azi ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, nta kintu na kimwe atarazi, kandi ibintu Imana yari yarakoze. Urumva Mose yagombaga kuzayobora Abisiraheli. Yagombaga rero kubayobora ari umuntu uri ku kigero gishyitse, mu rwego rw'imyigire akaba ari ku rwego rwo hejuru, mu rwego rw'ubuyobozi akaba ari ku rwego rwo hejuru. Noneho Imana rero yabonaga ko, urumva ibyo bintu byo kwa Farawo ntabwo byari kumuhesha kuyobora ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu ngo amaze gukura, ntabwo ari ugukura mu buryo bw'umubiri gusa, ahubwo ni no gukura mu buryo bw'umwuka. Ijambo riravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Bino bintu ushobora kugira ngo ni ibintu byoroshye, ariko ibintu Mose yari yikuyeho ni ibintu twebwe dusengera, kuko Mose yari afite ibirenze ibyo wowe wakenera. Mose yari afite umurage kwa Farawo. Mose yari yanditswe nk'umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Mose nta kintu yarabuze na kimwe, yari mu bikomangoma byo kwa Farawo. Ariko amaze gukura mu buryo bw'umwuka, amenya aho yakagombye kuba ari, yarifashe amenya umwanya yakagombye kuba arimo, asobanukirwa ko gakondo ye atari kwa Farawo, asobanukirwa ko inkomoko ye atari kwa Farawo, amenya iyo ava, amenya iyo ajya, ngo arangije yiyandukuza, haleluya, ku mukobwa wa Farawo. Rero ndagira ngo nkubwire ko ibintu Mose yari akoze, muri ino minsi nyine usanga abantu barwanira mbese kujya i Burayi, gukora ahantu hakomeye, kugira gute. Ibi Mose yari abirenze, kuko ubwami bwa Egiputa guhera kera bwari bukomeye. Ariko ijambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura. Nubwo yari afite ibintu byose, ariko bwari ubwami bw'ikibi, bwari ubwami butarimo Imana. Mose rero yari yaramaze kumenya ko ahantu hari Imana ariho ibyiza byose bigize gute biri. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi ubwo hari ibyemezo bifatwa n'abantu bamaze gukura mu buryo bw'umwuka, batakiri abantu bagwirirana mu buryo bw'umwuka, batakiri abantu bajya gukora ibyiza ngo ibi bikabatanga imbere. Bisaba kuba baramaze gutandukanya iryo n'imoso.
rero ijambo riravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ngo ahubwo agahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, ngo abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Ni ukuvuga ngo Mose abantu yari ari kujya kwiyungaho bari abantu b'abacakara, ndetse nta nubwo yari ari kujya gushinga umutwe w'ingabo ngo azababohore, ahubwo ikintu cyari kimujyanye n'ishyaka n'umutima urimo Imana watumye avuga ngo ndabona ahantu atariho nakagombye kuba ndi. Yatumbiriye cyane ijuru kurusha ibinezeza by'akanya gato. N'ijambo nakunze ngo kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Impamvu Mose gutukwa bamuhora Kristo yabirutishije ubutunzi bwose ni uko yari abufiteho umugabane, yari afite imigabane aho kwa Farawo, ariko ngo abona gutukwa bamuhora Kristo ngasanga ni ubutunzi bukomeye buruta ubw'Abanyegiputa bwose bagize gute babitse. Rero ndagira ngo nkubwire ko kubana n'Imana, Pawulo niwe wavuze ngo kubw'ibyo nahombye ibyanjye byose, ngo ndetse mbitekereza ko ari nk'amase, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo. Rero ndagira ngo nkubwire wowe wananiwe kugira ibintu urekura, ufite inshuti zikujyana mu byaha wananiwe kuzirekura, ngo sheri wanjye nubwo adakijijwe ntaribi ariko afite ibintu. Mbese ndagira ngo nkubwire ko ibyo bintu bigutandukanya n'Imana, nubwo ari byo waba ukesha kubaho, wibugumamo ngo Imana izabihindura. Ahubwo ibintu byose ntabwo Imana ibihindura, hari ibyo bisaba kureka ukabisiga, hanyuma Imana ikazaguha ibirutaho kuba byiza. Ndagira ngo dusengane, ndagira ngo uyu mwanya nawe ufate icyemezo gikomeye cyo kugira ibintu ureka kandi byari bigufitiye umumaro. Hano ku isi turwana no kubaka amazina no kugira gute. Mbese Mose ahantu yari kugera hose bari kumwikubita imbere, ariko yamenye ko ibyo kumwikubita imbere mu isi, ariko mu ijuru nta n'icyubahiro bafite. Arangije aravuga ngo ibi ngibi byose mbihinduye zero. Ndagira ngo nawe ugire ibintu uhindura zero kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ngaho reka dusengane. Imana ndagushimiye kuri Imana nziza. Ijambo riravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura afata icyemezo cy'abagabo, ahitamo kwitwa umwana w'Imana, ngo kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ngo ari ubutunzi yari yikuyemo. Sengeye umwene data rero wari ufite ibintu bimubeshejeho ariko by'ibyaha, yari afite ibintu bimuhesha ibintu runaka ariko bitakubahisha. Niyo mpamvu mwingingiye kugira ngo umushoboze kubirekura kugira ngo asingire icyo wamufatiye mu izina rya Yesu. Amen.